ndavuga nti muyobogwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko ibyo bihabanye nico gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyobogwa n'umwuka, ntimuba mugitwagwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara ni gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaroga ubwami bw'Imana. Amen. Uyu munsi turi buganire kuri kamere n'imirimo yayo, hanyuma ejo tuzaganira ku mbuto z'umwuka. Haleluya. Aya magambo ngira ngo nta mukristo utayazi. Abantu bose bazi iki gice, bazi kamere n'imirimo yayo. Hanyuma ngewe nifuza kureba ukuntu twahuza ijambo ry'Imana n'ubuzima tubaho bwa buri munsi, twige uburyo twakira imirimo ya kamere, kwimenya ko turayizi. Hano Bibiliya itubwiye ibintu bibiri. Itubwiye kamere ubwayo, ikatubwira n'imirimo ya kamere. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari ubwo abantu bagwana n'imirimo ya kamere, ariko ntibibuke aho kamere aho iyo mirimo ikomoka. Kugira ngo umuntu ajye avoka, nuko haba ari igiti cya avoka, hanyuma kikera avoka. Kuva umuntu akoze icyaha mu ngobyi ya Edeni, umuntu yabaye mubi. Kuva mu ngobyi ya Edeni umuntu yabaye mubi, niho kamere yatangiriye. Umuntu yavuye mu bwiza bw'Imana. Hanyuma Adamu yari afite nka 95% y'ubumana. Uko Bibiliya iravuga ngo niwe yise amazina yose, yise inyamaswa amazina. Mwibuke ko hari inyamaswa ziba muri yose ya hasi. Ubwo yazirebye ate? Hanyuma ingobyi ya Edeni ishobora kuba iri mu burasirazuba bwo hagati. Hari ziri mu Buyapani inyamaswa, hari n'iziri muri Afurika y'Epfo, n'iziri muri Amerika. Ubwo byabigenje ate kugira ngo abone izo nyamaswa zita amazina? Nuko yarebera hose icyarimwe. Yari afite nka 95% y'ubumana. Umunsi Adamu yakoze icyaha, yatakaje nka 90% yose y'ubumana, ahitaba umuntu wa kamere. Inyamaswa yise amazina ziramuhindukirana, ahitava mu bwiza bw'Imana, arahunga, amenya ko yambaye ubusa, yidodera ibicocero bijya gusa n'imyenda ariko si imyenda. Bibiliya iravuga ngo yumvisha Imana ije, iramubaza ngo Adamu urihe? Aravuga ngo nahunze kuko natinye, kuko nambaye ubusa. Hari igihe umuntu atakaza ubwiza bw'Imana agahita arema ibicocero, akibaza ngo agiye muri korale, agatekereza ko agerageje kuboneka mu rusengero no gushaka imirimo igaragara aribwo byamufasha kumenyekana, ariko mu by'ukuri yaratakaje ubusabane bwe n'Imana, asigaranye ibijya gusa ariko ubwiza bw'Imana bwaragiye. Bibiliya ivuga ko Imana kuko ikunda umuntu yashakishije uburyo yakongera guhura n'umuntu, nubwo byari bikomeye, ishaka uburyo. Uwo munsi ihita itangazo rikomeye, iravuga ngo mu rubyaro rw'uyu mudamu uhemukiye, niko Imana yabwiye inzoka, hazavamwo uzakumena umutwe nawe uzamukomereza agatsinsino. Niryo sezerano rya mbere rivuga kuri Yesu. Niryo sezerano rya mbere Imana yatanze rivuga ko hazaza uwo gucungura umuntu. Amen. Abantu batazi icyo Yesu yakoze, bakaba gusa bari mu itorero ko badaha agaciro icyo Yesu yakoze ku musaraba. Yaje kutwunga n'Imana binyuriye mu rupfu rw'amaraso ya Kristo Yesu. Haleluya. Ibya mbere bipfuye, Imana yashatse ikindi cya kabiri yakoresha kugira ngo Imana ikomeze kwiyunga n'umuntu. Nubwo byari bimeze bityo, ntabwo byahise byemera.
mwibuke ko iyo umuntu yazana intama, inka, intungura akamena amaraso, ibyaha bye barabitwikiraga ariko ntabwo byakurwaho. Iyo umwaka washira ukabura indi nka yo kuzana, ibyaha byarongera bikakwicisha. Ariko Yohana umunsi abatiza Yesu akimureba aje yaravuze ngo dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Imana ishimwe ko bitagitwikirwa. Kandi niba gutanga inka ubanza twese tutari kuzibona, nawe ukurikije aho uvuka sinzi ko ari kuzajya ubone uko ukoze icyaha ukabona inka yo kugucungura, ubanza bitari bwemere. Ariko Yesu akuraho ibyaha by'abari mu isi, akuraho ibyaha by'abari mu isi. Imana mu gukemura ikibazo cya kamere ntabwo yo ireba, iyo usomye ku murongo wa 19 havuga imirimo ya kamere, ntabwo ireba imirimo ya kamere gusa, ahubwo ireba kamere ubwayo. Niyo mpamvu mu gukiza umuntu ihera ku kibazo nyirizina kugira ngo imubohore. Niyo mpamvu Imana ikiza umutima. Haleluya. Ariko muribuka ko Imana yatangaje urupfu kubera umuntu yakoze icyaha, ikabwira Adamu ngo ubwo ukoze icyaha gupfa ko uzapfa. Icyampa Imana ikabakora ku maso, ikabaha gusobanukirwa icyo Yesu yakoze ku musaraba. Nze mbaho uruhe rugero, mutekereze igihano cy'urupfu kikihari, umuntu bakamukatira igihano cy'urupfu, bakamujyana muri kasho ategereje kuzapfa nk'ejo. Uyu muntu wamuha kositimu agaseka, wamubwira ko wamwubakiye inzu Nyarutarama akishima, wategura ku meza akumva arishimye azi ko azapfa ejo. Noneho rimwe bakamuhamagara ku manywa cyangwa nimugoroba, bakamuhamagara mu mazina yombi, agasohoka ahinda umushyitsi azi ko aribwo bwa mbere arebye izuba, ari nabwo bwa nyuma atazongera kuribona. Bakamubwira ngo ntugipfuye, nyakubahwa yakubabariye, taha iwawe. Ubu yakwishima bingana bite? Abantu bagitangira kwirega bakemera ibyaha, hari umusaza yafunguwe Igitarama arishima ahita arapfa. Tekereza umuntu yari kuzapfa abwiwe ngo ntugipfuye wababariwe. Abarokore niko duha agaciro agakiza twahawe. Twari twarakatiwe, Yesu aritambika apfa urupfu twari kuzapfa, hanyuma ahita duha imbabazi ku buntu. Ariko ikibabaje ni uko abarokore bakerensa imbabazi z'Imana. Ibyaha byari kuzatwicisha, twari twarakatiwe, twagendana urubanza. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Iteka ni igihano cy'urupfu. Imana ishimwe yadukuyeho iteka. Ubu twarababariwe, turabaragwa kubw'amaraso ya Kristo Yesu. Hanyuma ntabwo nshaka kuvuga imirimo ya kamere. Imirimo ya kamere twese tuyiziho: gusambana, gukora ibiteye isoni, gukora iby'isoni nke, gusenga ibigirwamana. Kuko hano wenda atari ibigirwamana nk'ibyo mu bindi bihugu, dutekereza ko abantu badasenga izindi mana. Abantu benshi basenga ibigirwamana. Umva uko Bibiliya ivuga, iravuga ngo ikintu cyose ukunda kuruta uko ukunda Imana ni ikigirwamana. None mu masaha ya 28 Imana ifitemo iminota ingahe? Utekereza ko ikigirwamana ari ikintu washize hariya no. Na WhatsApp ishobora kuba ikigirwamana, n'akazi kawe ikigirwamana, n'ubuzima bwawe ikigirwamana, n'amafaranga yawe ikigirwamana, n'icubahiro ufite cyawe ikigirwamana. Ibintu abantu baramya ni byinshi. Urabona ukuntu siporo isigaye igezweho. Hari abantu bashobora gusiba iteraniro bakajya muri siporo. Mutekereza ko i Burayi baguye gute? Uko Imana yabahaye umugisha ufadika, bagiye bakura amaso ku Mana bashira amaso ku butunzi. Bagera igihe bakavuga ngo twebwe ntidukeneye gusenga. Gusenga ni ugusaba, kandi ntacyo dusaba Imana. Ntidusaba Imana amafaranga, ntidusaba Imana ibiryo, natwe turi Imana, turarema. Birashoboka ko mu myaka iri imbere abantu bazibagirwa Imana burundu, hanyuma bakiremera izindi mana.
mu kwezi kwa 11 nasuye ahantu hahoze itorero rya Efeso muri Turukiya. Itorero rya Efeso Imana yararibwiye ngo nuko nutihana nzaza nkureho igitereko cyasha ahantu cyari kiri kuzageza igihe uzongera kwihanira. Yari yamubwiye ngo ufite byinshi ngushima ariko mfite icyo nkugaya nuko waretse urukundo rwawe. Muzo ahantu ukuntu hameze abayisilamu muri 99.9%. Hanyuma ahari igitorero rya Efeso ubu hasigaye inkuta ba mukerarugendo baza gusura, nta mukristo ukihari. Kuba twubaka insengero nziza, igihugu cyuzuye insengero ni byiza, ariko niba tutakomeje kurinda ubusabane bwacu n'Imana ngo twirinde kamere, hari igihe mu myaka iri imbere ba mukerarugendo bazaza kureba higeze kuba abakristo mu Rwanda ntawe ukihari. Amatorero yari yubatse neza afite ibyangombwa byose Efeso ryari ririmo, ariko ubu hasigaye inkuta ba mukerarugendo basura, nta mukristo. Ariko utekereza ko bazize iki? Nuko bakinguriye kamere ntibashira umwete mu kwezwa no guhinduka. Kwakira Yesu ni ikintu cyiza, ariko kwakira Yesu ntibihagije. Iyo umuntu yakira Yesu umwami n'umukiza atangira urugendo rwo guhinduka kuri kamere. Niyo nzira twita kwezwa. Kwezwa ni ubuzima bwa buri munsi, nkuko ujya muri dushe koga, nkuko wibuka guca inzara, nkuko wibuka kwiyogoshesha n'ibindi, niko no kwezwa kuri kamere ari ubuzima bwa buri munsi. Hari ubwo umuntu yakira Yesu umwami n'umukiza urugendo rwo kwezwa ntarukore, akumva ni ibintu biraho. Kamere izagutsinda ukijijwe, ujye ukorera ibyaha mu rusengero usenga kuko udashira umwete ku kwezwa. Umva uko Bibiliya ivuga. Iravuga ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye azahinduka igikoresho kigira nyiracyo umumaro. Kwezwa ni ubuzima. Kandi niba Bibiliya ivuze ngo umuntu niyiyeza, hari ibintu bibiri. Hari ukwezwa n'Imana, ariko hari no kugira gahunda yo kwiyeza wowe ubwawe, hanyuma ukitandukanya n'ibidatunganye. Umuntu niyiyeza akabishyira muri gahunda yo kwiyeza, akabigira ubuzima bwa buri munsi, akajya yitandukanya n'imirimo ya kamere, azahinduka igikoresho. Iyo winjiye muri gahunda yo guhinduka no kwezwa, Imana irabyishimira, ni ubuzima Imana yishimira. Gukizwa ni kimwe, ariko kwibuka kwezwa ni ikindi. Ntabwo nzi umwanya imbaraga dushira mu kwezwa, ariko nibyo bizatuma dutsinda imirimo ya kamere. Umuntu yiyeza Imana imuha agaciro. Kera tugitaha twasanze abasirikare bakora amabariyeri y'ibireri. Hanyuma iyo kijyamye hasi nyene ntabwo cyaba cyitwa bariyeri, ariko iyo bakizamuye metero imwe gusa gihita gihindura izina, kikarindwa n'abasirikare bafite imbunda. Imibu ikabarira ku kirere kuko ciswe bariyeri. Wakongera kukinyura hejuru, singe wahera. N'imodoka n'abantu bose baraza imbere bagatitira imbere y'ikirere kuko cyazamutse ho gato ciswe bariyeri. Iyo umuntu yinjiye mu nzira yo kwiyeza ahita agira agaciro ku Mana. Imana imufata nk'umuntu nk'imboni y'ijisho, iramurinda ikamwitaho kuko ashira umutima ku kwezwa. Umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatunganye azahinduka igikoresho nyiracyo agirira umumaro. Paulo ni umuntu twakwita igihangange mu kubaha Imana. 2/3 by'isezerano rishya niwe yabyanditse, ariko yagiye avuga amagambo akomeye, aravuga ngo ndiruka kugira ngo mfate icyatumye mfatwa na Kristo Yesu. Nabwo sinibaza ko maze kugifata nkubitana ibipfusi, ariko sinkusha, ndamarana kugira ngo ngere ku mpera y'umuhamagaro wanjye, kugeza ubwo yageze ku gihe cyo gutungana rwose. Kandi ubwo yavuga ibyo avuye mu ijuru rya gatatu. None twebwe dutuye nka hano hirya dushira umwanya ungana gute mu kwezwa? Ariko naje kumenya impamvu, nuko tutahishuriwe icyo Kristo yakoze ku musaraba, hanyuma ngo
kuba muri Kristo tubirutishe ibindi byose. Pawulo yigeze kwirata, narabisomye isoni ziramfata. Yaravuze ngo ndirata gukubitwa. Namwe mwumva ibintu yirataga. Gukubitwa inshuro nyinshi nafunzwe, banteye amabuye basiga napfuye, Imana ingarurira ubuzima. Irinde cyangwa se akaga natewe na bene wacu b'Abayuda. Arirata ubwato bwamenekeye mu nyanja, inzara. Ageze ku byo twe twirata, kurongorwa n'amazu n'ibindi n'amafaranga, aravuga ngo abitekereza nk'amase. None muri iki gihe ufite amase menshi niwo bari umugabo. Iby'isi bikwiye kugira umwanya wabyo, ariko Imana ikagumana umwanya wayo mu mitima yacu. Iyo umuntu abaye umukire yubaha Imana, Imana iba yungutse umukozi izakoresha byinshi mu bwami bw'Imana. Ariko iyo ubaye umukire utubaha Imana, Satani agukoresha iby'ubupfapfa. Amafaranga ni umuterankunga w'uwuriwe imbere. Iyo umuntu agize amafaranga ari umwibone, ahita abukuba kabiri. Nabonye abagabo bitukuza atari abakongomani, kubera yageze amafaranga gusa agahita yitukuza, akifata ukuntu kuko yabonye amafaranga. Iyo umuntu abonye amafaranga yagira ubugugu, ahita bukuba kabiri. Kandi niyo ubonye amafaranga wagira umutima wo gutanga, ubonye ico gutanga. Iyo ubonye amafaranga washigikira ubwami bw'Imana, umurimo w'Imana uroroha kuko ufite abantu bawushigikira. Dukwiye kuba turi abantu buri kimwe cyose tugishira mu mwanya wacu. Amafaranga n'ubutunzi n'ibindi byose bikajya mu mwanya wabyo, ariko Imana ntitakaze. Imana yabwiye Abisirayeli ngo nimumara kujya mukabyibuha mukubaka amazu mukayabamo, ntimuzibagire Imana yabatungiye mu butayu imyaka uko ari 40. Muzi mu butayu bari bagiye kwiga ijambo rimwe gusa. Ijambo rimwe bagize imyaka 40 rivuga ngo umuntu ntatungwa n'umutsima, atungwa n'ijambo ry'Imana. Iyo jambo nubwo mwumva ari rito, ryishe abarenze 2 miliyoni bose basigara mu butayu. Bitewe n'iki? Abantu bakunda ibifadika. Iyo muri stock harimo ibijya bayumva ari sawa, iyo afite amafaranga kuri konti biba ari sawa, ntabwo ashobora kwiringira Imana, ahubwo yiringira ibyo areba. Ariko Imana ikunda ubuzima bwacu bwa buri munsi, ikunda ubusabane bwacu nayo buri munsi. Hanyuma kuko Imana izi ko bitugora mu buryo bwo kutweza, hari ubwo ikoresha ibigeragezo kugira ngo itweze. Niyo mpamvu Yohana yavuze ngo nge mbatiza mu mazi, ariko uzaza nyuma yanjye azabatirisha umwuka n'umuriro. Umwuka ni umwuka wera, umuriro ni ibigeragezo. Petero yaranditse aravuga ngo ntimuzatungurwe nimura n'ikome ry'ibibagerageza, ikome n'umuriro mwinshi. Hanyuma Yakobo aravuga ngo mumenye ko ari iby'ibyishimo nimugubwa gitumo n'ibibagerageza. Yesu we yaravuze muri Matayo 5, aravuga ngo nibababeshera bakabatoteza, muzishime kuko ingorane zanyu ari nyinshi mu bwami bw'Imana. Hari ubw'Imana ikoresha ibigeragezo mu kutweza. Mbega ibintu mudakunda. Nta mahitamo mufite. Nta mahitamo mufite, ubyanga ubyemera bizaza. Nta nubwo ibigeragezo biva mu isi, ntabwo bishira mu isi, ahubwo bihindura envelope bifunyitsemo. Bishobora kuza mu y'umukara, ejo bikaza mu y'umweru, ejo bikazaza mu y'icyatsi, ariko bihora ari ibigeragezo. Imana hari ubwo ikoresha ibigeragezo. Nubona umuntu yageragejwe, ntukamucira urubanza ngo uvuge ngo n'abadayimoni, ngo buriya ngo ni igihano cy'Imana. Bibiliya iravuga ngo abageragezwa nk'uko Imana ishaka babitse ubugingo bwabo umuremyi wo kwizegwa, bagumye bakora ibyiza. Hari ubwo tugeragezwa Imana yabyemeye kugira ngo idutandukanye na kamere. Utekereza iyo igiye kukwigisha kwiringira Imana no gukura amaso ku bantu, ibigenzi abantu baraguhemukira. Ugahemukirwa n'umuntu wari waragejeje ku ndiba y'umutima ahantu, agahita aguhemukira avuga ati buriya bose abantu nuko bameze, ubwo umuntu ukabura mwiza. Hari ibintu kaminuza itigisha, utanasenga iminsi 40 ngo ubibone, utanagura amafaranga, biza bivuye mu ijuru gusa. Dukwiye kwibaza ngo ibyo tunyuramo ni iki byaduhinduyeho muri kamere yacu. Mbere yo kwinubira ibigeragezo, dukwiye kwibaza ngo ni iki bishaka kutwigisha. Urebe, ushobora gusohoka hariya hanze ugatsitara ku ibuye ugahita urivuma,
ukavuga ngo shitani yaguteza ibuye, kumva atari satani, ari Imana yagira ngo ikwereke ko umunwa wawe uvumana. Niba uri umukristo ushobora kuvuma ibuye, n'umuntu uzamuvuma byemere. Aho guhita ubwira Imana ati ndagushimiye ko umpishuriye uwo ndiwe, buriya bwose nuko nari meze, ugahita uvuga ngo ni satani. Ushobora gutaha uvuye hano ugasanga umukozi yabyangije, ibintu byose byabaye nabi, ugahita urakara nk'ikisi. Sinzi ikintu kirakara cyane, kuvuga ngo kandi satani ngo anyura muri aba bantu. Ntabwo ari satani. Kurakara n'ibisohozi byo gukiranuka. Ukwiye kumenya ngo ngewe ndinde. Imana hari ubwo ikoresha ibigeragezo mu kutweza. Haleluya, amen. Nta mahitamo dufite, nta mahitamo dufite. Hari ubwo ikoresha umwuka, ariko hari n'ubwo ikoresha umuriro. Nabonye ukuntu bacura bya kinyarwanda, hari ukuntu abagize umugisha wo kubibona, hari ukuntu bacana umuriro n'amakara, hanyuma bakavuguta, umuriro ukaka, bagashyiramo icyuma kidasa neza cyane, ariko hafi aho baba bafite kinubi, inyundo, barangiza bagakubita, umugese wose ukavaho. Imana igira inyundo, igira inyundo. Imana igira inyundo. Kamere yacu ni mbi, kamere yacu ni mbi, idakoresheje izi mbaraga. Rimwe na rimwe hari ibintu tutakwemera guhindukaho, ariko ntekereza ko itarazana n'inyundo dukwiye kubyemera ku neza. Umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azahinduka igikoresho. Nagira ngo nkubaze akabazo gato, ntukansubize ariko ugatekerezeho. Ibyo wanyuzemwo ni iki byakwigishije? Niye ntambwe byasize biguteje? Nigeze kubabwira hano, ndabyibuka, utuntu twose nyuramo ngewe tumpindukira inyigisho. Rimwe twakoze ubukwe dubukorera mu nzu nini, hanyuma twakodesheje inzu nini, nyirayo akajya gukodesha iy'amake. Nyuma y'umwaka n'amezi nk'umunani, ngira ngo yari umusaza, arambwira ngo nge banyirukanye mu nzu, ndashaka gusubira mu nzu yanjye, wowe ujye gushaka inzu. Ndamubwira nti ibyo byoroshye, ntugire ikibazo, mfite amafaranga yo kwishura indi, ziranye n'abakomisiyoneri ku gisimenti, mu kanya ndaguha inzu, mu cyumweru kimwe nzaguha inzu. Arambwira ati icyumweru nzihangana. Niba nawe yagiye gusaba icyumweru aho akodesha simbizi. Mwabyumvisha ko ari Desire n'amafaranga n'abakomisiyoneri, hari Yesu mwumvishemo? Ntawe. Nashatse inzu, ndashaka ukwezi kurarangira narayibuze. Ahantu hose ngeze ngasanga bishuye, ahandi hose nageze mu Gasyata n'Igikondo n'i Kanombe, hose mbura inzu. Amafaranga yenda kunshiramo nyaha abakomisiyoneri. Nyuma y'ukwezi naratashe nibagirwaho ntaho, kubera guhora ngenda n'izuba n'umunaniro. Ubwo nyiri inzu yari yarimusaza tubana mu nzu, yaratukana n'ibindi byo gutahana. Twateka inyama akavuga ati ubu muratinyutse mutetse inyama mutarampa inzu. Apeti gahita ibura, akadutukana n'abashitsi. Icyabaye ni iki? Nyuma y'ukwezi naratashe nibagirwaho ntaho. Ngeze nko higiriya ndavuga uku niko basara, hasigaye ko nkuramwe imyenda. Ntangira gutonganya Yesu. Yesu simbyumva, kuko utampa inzu ngukorera ndasakuza, numva akajwi koraje kambwira ngo erega ni wowe n'amafaranga n'abakomisiyoneri, ntabwo wigeze umbwira ngo ngushakire inzu. Numva nasebye, nuko nasebye ari mugoroba nta wundeba, ariko narasebye. Ndataha ndaranihana, Mana mbabarire, nariraririye, niringiye amafaranga, sinibuse kugushiramo, mbabarire. Uzi ko mu gitondo nasanze inzu dukurikirana ikodeshwa ntabizi. Uzi ko ibyo Yesu yabijya mu ijoro rimwe bigahita bitungana. Ntabwo umugisha w'Imana uri kure y'umuntu n'umwe, ariko ntabwo twaciye bugufi ngo tuyoboze Imana inzira. Biroroshe ko umugabo ahaguruka akajya muri banki agasaba kredi atayoboje Imana inzira. Mbese akaba afite ukuntu yapanze imishinga ye n'ukuntu azabikora, ariko Imana itarimo. Amafaranga yahirayo akibuka kuza gusenga, wasenze mbere ataraje.
birabashe kukunda ugakunda umuntu, ntiwayoboje Imana inzira, ntiwasenze, mbese nta nama n'imwe ufite, ugahita ukunda umuntu kuko ukurikije taye n'ibindi, yazaguhemukira ukazabona gusenga uzagarukana ibikomere. Hari ibyemezo dufata Imana itarimo ku bwa kamere yacu. Hari ubwo Imana ikoresha ibigeragezo kugira ngo itweze, idushire ku murongo wo gukiranuka no guhinduka abana b'Imana. Ibyo tunyuramo byose ntabwo ari abadayimoni, hari ibyo Imana igiramo uruhare kugira ngo iduhindure uko duteye. Hanyuma ikindi kitweza ni ijambo ry'Imana, aho Yesu yabwiye abigishwa ngo mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Reka mbabwize ukuri, abarokore banga ijambo ry'Imana. Abarokore ngemba ku mbuga za WhatsApp zirenze nk'120, buri saa sita nohereza ijambo ry'Imana, habe n'uvuga ngo amen. Nyamara ushizeho amakuru ya Joriji, mbega ntumenya aho bavuye. Kandi kwanga ijambo ry'Imana ntabwo bitangiye ubu, no mu butayu banze manu yari Yesu. Manu wari umutsima ukoranye ubuhanga, nta muntu yigeze agira ikibazo cy'imirire mibi mu butayu. Kandi Imana kubaha manu, Bibiliya iravuga muri Zaburi ngo yabahaye yagiye mu gikoni cyayo irateka ibaha ku masaka yo mu ijuru. Mutekereza abantu bageze kuri 2.5 miliyoni iyo bazanira nk'ibitoke bidahasa, amakamyo yo kubyikoreye yari kuva he? Icya kabiri, ibishingwe bari kubibikaye. Namwe murebe amafaranga y'ibishingwe ukuntu Kigali hatari. Ibaha umutsima utetse neza, nta muntu yigeze agira ikibazo cy'imirire mibi kuko wari umushinga wizwe neza. Ikintu cyarakaje Imana ni ukwivovotera Imana yatetse. Byatumye hapfa abageze kuri 2 miliyoni bazize ko banze jambo. Yohana igice cya mbere havuga ngo jambo yahoranye n'Imana, yari Imana, byose byaremwe nawe, yaje mube abe ntibamumenya kugeza n'uyu munsi. Inyuma ya Yesu habaga hari abantu barenze 2 miliyoni, abantu barenze 20,000 bamukurikira buri munsi, ariko bazanywe n'iki? No gushaka imigati n'ibitangaza. Mu Rwanda abantu barasenga seriyezima, ndabizi ko musenga, ariko kuki dusenga indazi zigakomeza kwiyongera ku muhanda? Kuki dusenga umubare w'utubare ukiyongera buri munsi? Kuki dusenga ibyaha ntibigabanuke, urumogi rukaba rwinshi mu rubyiruko? Nuko hagushaka mu maso h'Imana, turashaka mu ntoke z'Imana. Mu ntoke z'Imana hari ibiryo, hari abagabo, hari promotion, hari gutera imbere. Ibyo ni byiza, ariko ishobora kuguha ibiri mu ntoki ikakwima mu maso hayo. Ariko nimurebana neza mu maso, ntabwo izakwima ibiri mu ntoki. Abisirayeli yabahaye iby'imitima yabo yifuza, ariko yabahaye iby'imibiri yabo yifuza, ariko imitima yabo irananuka. Ntekereza ko mwarebanye n'Imana neza mu maso, ntabwo yakwima ibiri mu ntoke zayo. Niyo mpamvu dukwiye gushaka mu maso h'Imana, tukezwa n'ijambo ryayo. Bibiliya iravuga ngo mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Ikindi gishobora kudufasha gutsinda kamere ni ukwirinda. Imbuto tuzayivugaho ejo, ariko abantu benshi ntibirinda. Ntabwo reka mbabaza, iyo ugiye gusura umuhungu yibana muri ghetto, mu by'ukuri ubuzi ko wakurikiraho iki? Ubizi neza ko yibana muri ghetto. Iyo uha umuntu umwanya ubizi ko adakijijwe mukaba inshuti. Bibiliya iravuga ngo kubana n'ababi byonona ingeso, iyo utabashije kubahindura bo bazaguhindura. Ni kimwe muri bibiri. Kwirinda ni ikintu cya ngombwa mu buzima bw'ubukristo. Hari ubwo abantu bishora mu mitego, noneho bakazajya bashinja Imana ngo ntiyabarinze, kandi baragize uruhare mu kutirinda. Dukwiye kuba turi abantu bazi kurinda agakiza twahawe. Mfite mama w'umurokore, kera ndi umwana yigeze gusenga isengesho zishobora kuzagibagirwa. Twari turi mu rusengero, yaravuze ngo Mana, inda yawe igoye gutwita kuruta inda y'umwana, inda y'agakiza. Aravuga ngo inyura ku maso ikavamo, munyura ku matwi ikagenda, munyura ku rurimi ikabigiye, ngo ariko inda y'umwana yo ngo iyo ugeze ahanyerera ngo ushobora ngo kumanuka buhoro ngo byibuze ukaharenga, ngo ari inda yawe igoye gutwara. Ntabwo nshobora kwibagira iryo sengesho. Uzi ko kugwa bidafata iminota 10? Umuntu ashobora kugambirira kugwa akagwa nta nzoga yanyweye.
uzi ko abantu benshi bafite umwuka wo kwiyahura ku buzima bwabo, ibigeragezo byamuzunguza agahita yumva gupfa ari byo byiza kuruta kubaho. Ukazajya uba mu rugo utagwishimiye, ukumva icyarugukuramo, ukifuza kuba umukobwa bitazashoboka, ukajya wumva utazi iyo wajyaga, mbese ugatandukana n'Imana, ukimika amaganya y'isi. Tukwiye kuba turi abantu bazi kurinda icy'agaciro. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo urinde umutima kuruta ibindi byose birindwa, kuko iby'ubugingo ariho bikomoka. Hanyuma ikindi gishobora kudufasha kutweza ni ugutega amatwi umwuka wera. Umwuka wera abereyeho kweza itorero ngo azagishire ritagira ikizinga. Umwuka wera hari ibintu bibiri akora: ni umugenzacyaha kandi n'umushinjacyaha. Arakuburira akakubwira ati ibyo ugiye gukora ni bibi. Amenya icyaha, amenya ubusambanyi busigaje nk'amezi 6 ngo buze, ugatangira kurota ugwana n'imbwa n'ibindi bintu, ukarota wasinze kandi ntazo wanyweye n'ibindi. Umwuka wera akakuburira, cyangwa se ukumva nubwo utarota ibyo, ariko ukumva mu kirere cy'umwuka bitameze neza, ukumva ubuza amahoro, ukamenya ko hari intambara mu buryo bw'umwuka. Iyo bikunaniye gutega amatwi umwuka wera, uzashiduka waguye mu cyaha. Hanyuma ahita atangira kugushinja akavuga ati warabikoze. Ni umugenzacyaha n'umushinjacyaha. Ndabizi ko umuntu iyo afite icyaha mu mutima ntashobora kugenda afite umutima utamucira urubanza, ntabwo bishoboka. Ugenda umutima ugucira urubanza. Niba hari ikintu kimwe, ejo mwize ku mbuto z'umwuka, niba hari ikintu kimwe nshimira Imana, no kugenda mu muhanda numva nemye, mba numva ndi umuntu w'umugabo. Iyo nta cyaha mfite numva mpamanya n'umwuka wera, mba numva nemye. Nibwo butunzi buruta ubundi bwose. Yesu yavuze ngo mbasigiye amahoro. Umwuka wera atuma tugira amahoro. Ntangira nababwiye ko haba kamere, hakabaho n'imirimo ya kamere. Ni ibintu bibiri, kamere n'imirimo ya kamere. Imana yaremye ibintu bibiri kandi yashize n'inzira ebyiri imbere yacu. Reka mbaho urugero. Uzajya ahantu wenyine nta muntu ukureba, uzirebe neza, uzasanga ugizwe n'ibintu bibiri: amaso abiri, amatwi abiri, iminwa ibiri, amaboko abiri, amabere abiri, amaguru abiri, byose ni bibiri bibiri. Biriya bibiri, kimwe gishushanya kamere, ikindi kigashushanya ubugingo. Kimwe gishushanya kurimbuka, ikindi kigashushanya kuzajya mu ijuru. Hanyuma iyo uhengamiye ku ruhande rwa kamere, kamere irakuyobora. Iyo wumviye umwuka wera, nawe arakuyobora. Kera umuntu yajyaga amara nk'iminsi nk'itatu ahantu asenga, ariko ubu ubuzima bwarakomeye. Ariko biroshe kuva hano i Remera kujya mu mujyi ni iminota nka 20 mu modoka. Utangira isengesho hano wagera mu mujyi wafashijwe. Ukwiye kwiga kubaho ubuzima bwo gusabana n'Imana. Buri kimwe cyose ukora ukaba usabana n'Imana. Haleluya. Yesu yigeze kuvuga ibintu bibiri bikomeye. Murabizi nababwiye ko ari bibiri. Ihene n'intama, abakobwa 5 b'abanyabwenge na 5 b'abapfu, ni ijuru ni na Gehenomu, byose ni bibiri. Hanyuma yigeze avuga irembo rifunganye, avuga n'irembo rito. Murareba imyubakire y'iki gihe, hari ubwo bakora giporotaye kinini bagashira n'akandi karembo ku ruhande. Aka karembo niyo nzira ijya mu ijuru iganisha mu bugingo. Porotaye iganisha mu kurimbuka. Hanyuma aka karembo gato bundi ntikagaragara neza. Niyo mpamvu abantu benshi kabagora kwinjiramo. Idini cyangwa se itorero riguhindura kuba umunyedini, ntabwo riguhindura kuba umwana w'Imana. Kiretse umunsi wahishuriwe Kristo ukiza ibyaha. Aka karembo kagusaba kukinjiramo uri wenyene kandi ukarekura kamere, kuko nta kindi kintu winjira, ugahinduka kuri kamere. Ariko iri rembo rinini ntaco ribuza, ugenda uko wakabaye, ntibigusaba kwihinduka, ntibigusaba kwirinda. Kandi Bibiliya iravuga ngo irembo n'iryo rinyuramwo abantu benshi. Uzi ukuntu Bibiliya ivuga? Iravuga ngo abahamagawe ni benshi, ngo ariko abatoranyijwe ni bake. Abahamagawe ni benshi buzuye insengero, ariko guhinduka kw'imbere ni umuntu ku giti cye.
ijambo ry'Imana wumva rikwiye kukweza, ugahinduka kuba umugeni wa Kristo Yesu. Amen. Hari ikintu cyambabaje, iyo uhisemo guhitamwo, amahitamo yawe Imana irayubaha. Iyo uhisemo kunyura mu irembo rigari, ni ubuzima bwose, kandi iyo uhisemo kunyura mu irembo rito, nabwo ni ubuzima bwose. Iyo umuntu yibesheye hano akayoba inzira akiri ku ntangiriro, ni ubuzima bwose. Iyo ugezemo hagati, hari igikuta kirekire gitandukanye izi nzira uko ari ebyiri. Muzi kugaruka ukuntu bisaba ngo wirengagize imyaka 30 maze mu rusengero, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza aribwo bwa mbere. Ninde yabikora? N'izina witwa? Ntabwo byashoboka. Ariko nagira ngo mbibutse ko amazina twitwa n'imirimo twakoze, ibyo bintu byose si itike izatujyana mu ijuru, kuko biravuga ngo hahirwa abantu bapfira mu mwami, imirimo izaza, hazabanza Desire mu mazina ye, Imana nimwemera ibyo yakoze azabigororerwa, ariko ntabwo hazabanza imirimo, ntabwo ari izatwinjiza mu bwami. Ngana ku musozo rero, nagira ngo ngusabe, ndabizi ko imirimo ya kamere urayizi, ikigutsinda urayizi, nagira ngo ngusabe winjire mu nzira yo kwezwa. Umuririmbyi yarimbye ngo mpanagugwe hose n'umuriro niba ushaka, nk'iri byaha birimbugwe. Hari n'indirimbo ivuga ngo ingeso zawe mubi zihora zishaka kubyuka, uzirimbure uzicepe, mpore nihariwe n'ibya Yesu. Maze imyaka 10 ndi umupasiteri muri ADEPR, ariko ngewe ntabwo kuba pasiteri byita umurimo w'Imana. Cyo nita umurimo w'Imana ni icyo Imana ikoze muri Desire. Iyo Imana inteje intambwe yo guhinduka kuri kamere imwe yanjye, banumva binshimishije kuko bizanyinjiza mu bwami. Ariko imirimo nkora nta ruhari izagira mu kunyinjiza mu bwami bw'Imana, nzayigororerwa ari uko Imana yanyemeye. Hari ubwo duhagara ku mazina twitwa, ariko ntiduha agaciro kwezwa no guhinduka. Reka nkubwire inkuru itari nziza, ibintu byose utemeye guhindukaho bizakugiraho ingaruka vuba cyangwa kera. Kugera ku ruhimbi biroroshe n'aka kanya, ubuho byaroroshe cyane. Kwitwa izina riremereye mu rusengero, kwitwa apotre, kwitwa bishop, kwitwa revera n'ibindi biroroshe n'ijoro rimwe. Ariko ingeso zose utemeye guhindukaho zizakubera taxi voiture, zigukure ku ruhimbi zigusubiza inyuma iriya. Niyo mpamvu guhinduka ari inzira ya buri munsi, kandi ni inyungu zanyu. Guhinduka nta wundi muntu unezeza, ni ubuzima bwanjye n'Imana. Abantu bagiye bagegwaho, amaradiyo n'amateleviziyo biraberekana, bakora ibitangaza ku isi, ariko ingeso banze guhindukaho zabakururiye gutukisha izina ry'Imana. Bitewe n'iki? Ntabwo binjiye mu nzira yo kwezwa no guhinduka. Nagira ngo mbasabe tugerageze guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima tubaho. Waje mu rusengero ufite ingeso mbi zingahe? Kuri ubu hasigaye zingahe? Wadukorera karisite ukavuga ngo naje mbesha, ntukana, ndarikira, nangana, byibuze nsigaje nk'ebyiri, izindi nazitsinze. Ikintu njya nshimira Imana ni ngo ushobora gutsinda ingeso imwe ya kamere. Umwuka wera azagufasha, abereho kugufasha guhinduka mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma bahindutse, niduhuriye hano mu rusengero, umuriro uzaka, umwuka wera azakora imirimo n'ibitangaza. Ntabwo nakijwe kera, ngewe nakijwe muri 87. Hanyuma impamvu mvuze ngo sinakijwe kera nuko hano harimo abantu bakijijwe ntaravuka. Ariko nkizwa abantu nka 80% bari buzuye umwuka wera. Iyo wasuhuza umuntu waramubaza ngo nawe nturahabwa ico data yasezeranye, nturaba umugabo wo guhamya. Abantu mu rusengero bari bafite ubuzima bwo buzuye umwuka wera, mubona mu rusengero hari ubuzima. None tugeze mu myaka umuntu avuga mu ndimi bakamureba nk'abagira ngo akoze ikosa. Tugeze mu gihe udafite ibifadika wagira ngo ntabana n'Imana. Tuyaduhurira n'abantu benshi ku maradiyo bavuga muze tubirukaneho imikoshi n'imikasiro n'imivumo, ariko uzajya ureba ko ibyo urimo Imana itabigizemo uruhare kugira ngo ihindure kamere yawe. Ikigeragezo cyavuye ku Mana, nubwo bagusengera iminsi 600 nta hantu kizajya. Kuzageza igihe kizahindura kamere yawe. Ibiva kuri Satani byo kubyirukana biroroha, ariko ikigeragezo Imana yagizemo uruhare
ni ukugira ngo upfe kuri kamere. Iyo ngeragejwe mpita ntekereza ibintu bibiri, ndibaza ngo ibi bimbayeho nta kintu bishaka kunyigisha, nta ntambwe bishaka kunteza mu guhinduka. Icya kabiri, ni iyihe myitwarire yanjye muri iki kigeragezo? Iyo nshoboye kwitwara neza ndavuga ngo Mana ushimwe kuko unteje intambwe. Haleluya. Nagira ngo dusenge, tuzakomeza ejo tuvuga ku mbuto z'umwuka, ariko nagira ngo usabe umwuka wera akumurikire n'ahatabona, muri bya byumba by'umwijima, ahantu umuntu wese atakwinjira. Nigeze kumva umuvugabutumwa umwe yatanze urugero, aravuga ngo umuntu yari afite inzu y'ibyumba 10, hanyuma ngo Satani araza akamutera, akamukubita, akamugirira nabi, agize umugisha abona Yesu. Yesu aje aramubwira ati mbabarira untabare merewe nabi. Aramubwira ati inzu yawe. Aravuga ngo yaramvunye yangoye kubaka, cyakora ndaguha icumba kimwe. Amuha icumba, iryo joro arategwa, arakubitwa. Avyukira kuri Yesu avuga ati simbyumva, naraguhaye inzu nkaguha icumba ngategwa. Aravuga ati ngewe nubaha uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ntabwo natabara aho ntayobora. Avuga ati noneho nguhaye 5. N'iryo joro arategwa, arakubitwa, kugeza ubwo yatanze ibyumba 9 byose, nabwo arategwa kandi asigaranye kimwe muri ico cumba. Noneho avyukira kuri Yesu avuga ati simbyumva. Yesu avuga ati ngiye nakubwiye ko inzu yose. Umunsi yemeye kuyimuha, Satani yaraje nijoro arakomanga kwa kundi asakuza, ahita hakingura Yesu. Aravuga ngo afande, ngo sorry, sinarinze ko ari usiga uyobora hano sinzagaruka rwose. Umunsi wamuhaye hose ukamuha na hahandi. Reka mbabwize ukuri, abanyarwanda turabahanga bo kurenzaho, turabahanga bo kubesha. Umuntu aguhisha ko kwanga ukamuhisha kubizi, umurenzaho wera ibijumba. Imfura ishenjagira ishira, umujinya w'imfura wa musi y'igitwenge singe wahera. Iyo umuntu avugisha ukuri muri sosiyete afatwa nk'ikibazo kuko avugisha ukuri. Umuntu arakubwira ngo hari muri 70 duhurira mu bukura nkandagira, ndakwihora none uranyongeye, nikigaragaza ko ngendaho. Ukibaza ukuntu mwasangiye igaburo gera kubika ibintu byo muri 70. Noneho ubwo buzima twabuzanye mu nzu y'Imana bitunanira gufungura ibyumba byose ngo tuhaye Imana, hanyuma dusigara twarabitse utuntu ahantu. N'imiryango twarerewemwe nayo irabidufasha. Twavukiye mu miryango y'abantu bafite agasekuro kabo n'akunyu kabo n'imyugariro yabo, mbese utuntu twabo twose. Uyu muntu yakuze muri ubu buzima, niyaje mu rusengero ntatura, ahora yumva ari wenyene. Individualism ntabwo ari umugambi w'Imana, ni umugambi wa Satani. Yaravuze ngo babe umwe nkuko turi umwe na Data. Imana yifuza ko tubohoka, tugasabana nayo, tugasabana na bagenzi bacu, tukabaho mu rukundo rwuzuye. Tubitse amarangamutima akomeretse, tubitse ibikomera ahantu, tubitse ibintu bitari byiza mu mitima yacu. Twahaye Yesu imitima duhagakiza, ariko imitima yacu irakomeretse. Kandi Yesu ntihaje gukiza ibyaha gusa, yaje no kuvura imvune zo mu mutima. Ariko azakiza aho umuhaye. Nutamukingurira icumba ntabwo azigera hagera. Abantu ntabwo wambwiye ngo ntibifite icyo byagutwaye. Nubwo uri umuhanga wo kurenzaho, byarakigutwaye. Wambwira ko bagufashe ku ngufu ntibigire icyo bigutwara. Iyo ubonye umuntu yambaye ipantaro bigenda bite? Uhita ubona umugabo yagufashe ku ngufu. Ushobora kumbwira ko wafushije abantu bose ntibigire icyo bigutwara. Byarakigutwaye. Nahuye n'umuntu arambwira ati ngewe iyo ntwaye imodoka umupolisi akavuza ifirimba akampagarika, mugeraho ubwenge bwagiye, ndamaza kubera iki? Arambwira ati abantu baje kwica iwacu baje bavuza amafirimbi, bica umuryango wose ndokoka ngenyene. Kuva uwo munsi ifirimbi yabaye ifirimbi, yanze kunshiramo. Uzi gushaka umugabo, uzi kushasa umugabo azakuruhura, umuntu azasimbura abasaza bawe wabuze n'ababyeyi, ugahita ushaka umugabo w'umunyafrika. Abanyafrika, abagabo b'Abanyafrika, umushira amazi muri douche, ukamutegura ifunguro rya mu gitondo ntakubwire ngo urakoze. Ugahita umubwira ngo sheri wambaye neza, ngo namaze. Ari wowe wabiteguye. Umugabo w'umunyafrika asohokana 40,000 mu mufuka, mu rugo yahasize 5, hari abantu 8.
akagaruka 40 atazi ico yamajije, agatabaza raporo y'ibihumbi 5 kandi agashaka ko avamwe inyama n'ifiriti n'icayi c'amata. Ukambwira ngo ntaco byagutwaye, utazi konte y'umugabo utayibaho, byarakigutwaye. Uzi gushaka umugore, uzi kushatsa umugore azakuruhura, azakwibagiza abashiki bawe wabuze, mbese ukaruhuka akakubera mama. Ugahita ushaka umugabo, umudamu uvugira muri saro n'inyuma y'akabati no mu gikoni no mu cumba, ushobora kuvuga ukarinda buca. Buriya ntimuzabona abagabo bigira bahatari hanze. Iyo bageze mu rugo hari abagore bazi kubamanura, akamushyira ku murongo, ukibaza niba ari we. Hari ahantu dukwiye gukingura tukaha Yesu, ukamubwira ati Yesu narapfuye, mbese hari ahantu hapfuye nifuza kukiza. Kandi ibikomere bitavuwe ni ibyanzu Satani yinjiriramo. Nta muntu utanga icyo atahawe. Iyo utahawe agaciro ntuzagaha abana bawe, iyo utahawe urukundo ntuzaruha uzabyara. Mbese iyo ubaye nka chef wa company utarubashwe iwanyu, abakozi bose urabakanda ugashaka indishyi z'akababaro. Iyo umuntu atahawe urukundo ararusabiriza. Njya numva n'abapasiteri bavuga ngo uko mutankunda, mbese akarusabiriza kuko ntiyarubonye. Nta muntu utanga icyo atahawe. Imyitwarire yawe mu rugo, imyitwarire yawe mu kazi ni ingaruka z'ubuzima wabayeho. Nanga ngo mbibutse ko amateka ntiweditinga. Amateka hakwica amateka, wakwica amategeko. Amategeko warahinduka, ariko amateka ntiweditinga. Hirya mu mateka yacu harimo ibimeze bite. Nubwo turabahanga bo kurenzaho, hari ibintu twagendanye nabyo byatwishe. Dukwiye kubwira Yesu ngo ntiwaje gukiza ibyaha gusa, no muri iyi kamere yacu naho wahakiza, ukaduha umutima ubohotse ushobora kwakira ubuntu bw'Imana. Nigeze kubabwira hano, mbabwira ko umwana yumvira ahantu hangahe? 3: mu kanwa, kwituma no gukinisha igitsina. Mwese mwarahanyuze. Uwo mwana aronka akishima, niwo munezero uri hejuru, nico gihe cyo kujya intoki. Iyo umukubitiye intoki utamusobanuriye, bihita byandika mu mutwe ko akomeretse, akakwihorera agasimbuka akajya ku kindi cyiciro cyo kwituma. Yagiye kuri po ntayivaho, niwo munezero we uri hejuru. Nico gihe cyo kwituma mu myenda. Iyo umukubitiye kwituma mu myenda utamusobanuriye, arabikumvira ariko ukaba umubitsemo igikomere, akazajya ku kindi cyiciro cyo gukinisha igitsina. Ku myaka hagati y'3 n'5 abahungu bajyama bashize akaboko mu gakabutura, niko bimeze. Mwese mwarahanyuze. Abantu bakina udukino tw'abana tuganisha ku mibonano mpuzabitsina. Iyo umukubitiye utamusobanuriye, bizamugiraho ingaruka ashaje. Umuntu yasimbutse etape yo gushira mu kanwa konka, uzamumenya agiye kwiyarurira kuri buffet, apakira ikirunga, isosi ikagenda imeneka ku nkweto. Ukibaza uyu muntu nibwo bwa mbere abonye ibiryo. Iwabo se ntajya. Yega arajya ariko yarakomeretse. Ibiryo bikagukoza isoni mu bagabo kandi wihahira kubera ibikomere. Buri imyitwarire yawe igaragazwa n'amateka wanyuzemo. Bafitiye inkuru nziza kuri uyu mugoroba. Ibyo utahawe n'amateka, ibyo utahawe n'umuryango mu maraso Yesu birahari. Agakiza gakora mu bice byose. Umuntu yasimbutse etape yo kuri po, yagiyeyo mu bwiherero, utekereza ko yagiye gukora umushinga ubyara inyungu, ntagaruka. Murumigwa. Kubera ko bimunezeza ashaje, nuko hari kirarana afite mu mutwe. Umuntu yasimbutse etape yo gukinisha igitsina, nubwo wagira umugore mwiza asa na marayika uzasambana, uzahora ugaragazwa no kumuca inyuma. Si ikibazo cy'uburiri bwawe, ni ikibazo cy'ikirarane mu mutwe. Salomo yarongoye abagore 1,000 ntiyigeze anyugwa kubera igikomere. Ibikomere ni ibyanzu Satani yinjiriramo. Amatorero iyo duteranye mu rusengero tuba dufite amasaha 2 tuyakoramo ibintu byose, nta mwanya tugira uhagije. Abatuzaniye ubutumwa bwiza barihutaga, batubwiye gukizwa nk'aho tuzapfa ejo, ariko hagati yo gukizwa no gupfa harimo ubuzima bwo kubana n'Imana.
aha niho umuririmbyi yaririmbye ngo inzira itagaragara hakaba mu kabwibwi. Hari igihe bwira byari ku manywa ukibaza aha ndahanyura nte. Ukwiye kuba ufite umubano ubana n'Imana wo kwezwa ku gato no ku kanini. Ibintu byose utemeye ko Yesu ibyumba utakinguye bizakugiraho ingaruka vuba cyangwa kera. Sawuli yatoranyijwe n'Imana, yari afite ibibazo bitatu mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Imana ibwira Samweli ngo iramubwira ngo nkoherereje umuntu afite ikirarane c'inzara, umubikira ukuguru n'ibyako kuko arashonje. Hari ikintu cyambabaje, uzi ko naje kumenya ko iyo umuntu yagize inzara ikomeye niyo abyaye umwana avukana inzara. Byarambabaje. Inzara ni Imana izabarinda inzara mu izina rya Yesu, kandi niyo mu mwuka Imana izayibarinda. Hanyuma Samweli aramubwira ati noneho Imana yambwiye ko ugiye kuba umwami wa Isirayeli. Avuga ngo ngewe umvuka kwa Kishi mu nzu inyuma ntabwo byashoboka, amarangamutima akomeretse. Noneho nyuma yo kumutoranya aramubwira ati nidutandukana urahura n'abahanuzi, umutima wawe urahita uhinduka undi. Ariko nabwo bimunanira kwemera. Amaze kuba umwami, Imana amuhaye misiyo yo kujya kwica Abamaleki. Kwica Abamaleki kuki? Uko batangiriye Abisirayeli bakababuza inzira, bakica abasaza n'abakecuru bananiwe kugenda. Imana birayibabaza. Agezeyo akabona intama, agasanga iwabo ntibazitunze. Akavuga ati munzishire ku ruhande. Yabona abakobwa beza, akabona azabagira abagore. Yabona inka, akavuga ati wacu ntizahabaga, muzinshire ku ruhande. Kugeza uwo nubwo arokoye Agagi umwami wabo. Imana ibwira Samweli ngo ubwo yanze kunyumvira, nanze kuba umwami wa Isirayeli. Wagira ngo ibizatubuza kujya mu ijuru sibyo twabitse mu mitima yacu tutemeye guhindukaho. Kingurira Yesu ibyumba byose. Imana yiteguye kugufasha. Twunamisha amaso dusenge. Ninde muntu avuga ati ngewe mu by'ukuri sinkijije, ndashaka kwakira Yesu kuri uyu mugoroba? Cyangwa avuga ati narasengewe ndagwa nsubira inyuma, ariko ndashaka kwakira imbabazi z'Imana kuri uyu mugoroba? Niba uhari rambura ikiganza dufatanye gusenga. Niba uhari, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Duhaguruke, muhaguruke. Ababishaka bose ko dusengana muhaguruke. Abashaka ko dusengana mwese muhaguruke. Ubwiza Imana ukuri byakubayeho. Ukingure hahandi. Ubwira Imana ngo na hano Yesu, na hano mubwiza ukuri, yiteguye kugufasha. Guhaguruka ni ikimenyetso gusa kubishaka, nta kindi. Haguruka dusengana. Data mu izina rya Yesu, uyu mugoroba tuguciriye bugufi. Ntabwo twiraririye, twemeye kamere n'imirimo yayo. Dusanze ari wowe wenyine ubasha kudukiza. Turasenze ngo ijambo ryawe ritweze, amaraso yawe dutunganye, udushoboze kwinjira muri iyi nzira yo kwezwa no guhinduka. Turasenze ngo imbaraga zawe zigaragaze, ubuntu bwawe bubohora imitima y'abantu bawe. Birashoboka ko hari imyitwarire idahwanye n'ijambo ryawe twagize kubw'ibyatubayeho. Reka imbaraga zawe zitubohore, udukize kuko uri umukiza. Udukiza Yesu kuri uyu mugoroba. Imbaraga zawe zikora imirimo n'ibitangaza. Ubuntu bwawe bwinshi bubane natwe. Buri wese wumva uko agutakira, ica kwifuza aho mubera igisubizo. Ineza yawe ibane natwe mu izina rya Yesu. Amen.